muta uretse umugurije imana ariko mwana ubuni kabwi Kigali mwabayemo ariko wo gukura umuntu hano umuzana hangazo none se wari kugira ngo umuntu unzana umugenzi bana amafaranga ukaza no kubugorje mugiye kurwana se ushaka parike se mwembe kazurine kagenda mwana ibyo bintu byo kwa muzu ntirage buri muzi subize kandi rusunga icyo ushaka cyose ndakigo karaka amasase nakakwemera ufite ikeke muze kunyanduririza amasuka ugira ikibazo Ishaki you ari wowe ari na shiri wanje geto ni ya Mugoman urabona nk'ibitumo mu wame urya ko kubwiza bw'umuntu burategurwa. The Clipper Crew Hair Salon ije ari igisubizo ku bagore n'abagabo bashaka gusa neza. Tubafite service zirimo kogosha abagore, abagabo, abana, tukanabafurira mu mutwe. Tubafite service zirimo gusuka modeli zose kandi neza, gusuka dread na retushe zazo, koza abagore mu mutwe, gukora no gusukura inzara mu mabara yose kandi neza, gutera makeup z'ubwoko bwose. Dufite icyo bita free wifi connection. Duherereye Remera ahazwi nko kuri Godeyari hateganye neza na Ribu. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero 07 96 12 97 97. The Clipper Crew Hair Salon. Great hair doesn't happen by chance. It happens by appointment. God have mercy upon us. I don't want peace. I want problems always. Man, things say they wise. All are you woman?
God have mercy upon us. Baby. Ubwa mbere ngiye mu kabari Nasirika mubaza. Kino kibuno iki kinyana. Wakibonye ariko? Ntabwo ubizi. Ntabwo ubizi. Ese bimeze gute? Njye mbabarira ndashaka nyuma ya. Dore barega buranace gusa 11 zenda kugera. Kandi mukanya bita ngenda. Ntabwo bigoye ni gutya. God have mercy upon us. 1M. What? 1M. I don't want peace. I want problems always. Ariko ndeza wambonye oya cyakoze kakumve nimugore Hey! Aye mite mi ba mi Yesu. ujya gutanga ngahe ushaka gutanga ngahe agatike agatike nta bintu ako kajyana ariko basi mbabarira reka tureke kujya mu bintu byakure nereka kugora nawe n'ingo sibyo gaburamo desa second God have mercy upon us. agati kuri kuvuga nakaye You think say they wise? ego ko mana yanjye ushaka kunegera moto You are a mumu man. mwindike noneho njyewe kuwambera umushahara ndabwira boss ma nimero yawe ya konti amafaranga azashyira kuri konti yawe n'ubundi igihe nayo nyizere njyewe no mu rugo urabona ibi bintu kugira ngo byemere bigomba kuboneka haba hamwe nabo ndabazana bazana babarira basi surebe ndabyemera turabyandikira mu rugo yego sawa none se ubwo kubona bukeye twita tugenda tugenda duhindura imyenda noge uze tugenda sawa nta kibazo ndaje umvase Marine Stina mari tona nibagiye kuri nimero yanjye umvase ndi handi kuri kakabari ku munsi wanyu ntabwo nasinze umvase ikintu ugiye kunkorera n'ikintu ndaguha icyo ushaka cyose cya kimasa mfite mu rugo nushaka uzaza ugitware n'ubundi papa yarakimaye yego mani noneho icyana kiranyemereye kandi ntabwo nakijyana mu rugo papa yanyica uzi nyashi gifite uzi ikimero mbega ikibuno mbega emotional damage amarira murira akajeste ni iminota mike niza geto ndakwinginze ndapfuye kitarinshishamo goodbye hano hepfo gato uraje aka kanya mani ntabwo ari bimwe byawe tegereza umunota umwe naringiye hanze hafi na toilette ngwino kunzanira urufunguzo nari urabona uri umuti ngo nabwo n'icyo ushaka cya kimasego uzagitsindira ndakiguha kino cyane aho kugira ngo nyibure na biriya bikari nakibonanye ntacyo ikimasa kijyana n'indege irashya ngo ikimasa sawa umunota umwe sawa bro Marinette getara yinije wallahi ndacica n'ubundi nari maze igihe Think say they wise.
Kazuri kagenda mani. Ibyo bintu byo kwa muzu ntira geto buri munsi. Subiza karero so icyo ushaka cyose ndakigo karaka amasasi nakakwemera ufite ikeke. Muze kunyanduriza amasuka ugira ikibazo. He shot you. Tangise. Amagara mu kwishura. Akujya wihangana ko mumutari nange mwarananiranye uretse. Nuko wambwiye ngo tugende nta mafaranga ufite bite byawe. Allo? Bite. Undi muri quartier yanyu se kubona. Indi muri quartier hanye sambwiye kuri ku makarora. Wani mu nzi. Uburetse muri. Bandi kuba ni kimotari cyanserereje n'ubu. Azo utaje kumva waje tukishyura. Ahagaze hano ku makaro munsi y'amakaro. Ari bari mu abademo bagatega bari bafite amafaranga. Igo sheri banguka. Turi ku makaro n'ubundi sheri banguka. I don't want peace. I want problems always. Reka nkiguhe cyane iberabe. Allo? Things say they wise. Wow. Ndiye mani gena mujije ku muhanda ntabwo njya mu bintu by'utuyi. Oya. Nose woshanga muzanyira ngahe. Oya ngiye nose uyu ntabwo ari umugenzi mani ni umuceri n'ifiri. Mari wowe urkumva byoroshye nta kibazo n'ibihumbi 7 mukuzanira 7. Okay nta kibazo wowe kwera n'inshuti yanjye mani twaraninganye ntacyo n'ibihumbi 4 mukuzanira mu gipangu. Oya rero sije ngiye ushaka kubiteza kandi mudushaka kwiteza abantu nanjye sinshaka kwiteza abantu bro. Things say they wise. Oya je aya nyuma ni 3 niba utayamaye bye. Mumu man. Anyishure ze unanibona nagushaka kunyishyura wanyishyura. Araza kwishura. Muto uretse umugore Imana. Ariko mwana ubuniga bw'Ikigali mwabayemo. Ariko wo gukura umuntu hano umuzana hagazo none se wari kubwira ko umuntu unzana umugenzi bari amafaranga. Ukazana ubwo bugoryi. Mugiye kurwana se? Ushaka uparika se mwembe. Ntukazana ubugoryi Imana abantu twarababaye. Ariko mukudesheri mu yari yanze kumva. Umva twigende. Twigendere. Sindi turakwishura ntabwo nkwishyura. Oya jyana zagukize wanyana y'imbwa. Yajyana zakugurira ipantaro. Dore ukuntu gasa. Emotional Zakugurira icyo wabuze wangegeraho. Aho ngaho. Goodbye. Kazuri kagenda mani. Ibyo bintu byo kwa muzu ntira geto buri munsi. Subiza karero so icyo ushaka cyose ndakigo karaka amasasi nakakwemera ufite ikeke. Muze kunyanduriza amasuka ugira ikibazo. He shot you. Nta kibazo reka urufunguzo. Nigana muri kazi gatoya nibagiye ko cyakazo gukira no ubwo wasanga. Yabiskozo. Mose nta funguzo rwawe. Hano gatoya hano nyuma y'igipangu ubwo sinzi niba yaje
yamanutse nje gufata ku muhanda gita afunga ngo asake meze neza Things say they wise. nari kure je twavuganye s'ubwibuka oyo nugira ikibazo uranarya ariko amaturira kuko mfite akadogo anamutumye inyama ako tuvugisha ukuri kuri amafaranga urashaka ngure hiye ariko se wowe ufite igihe kimwe okay tugende nta kibazo ni hano He shot you. akose kato God have mercy upon us. unagutumye inyama zo guteka izi ni zo nyama no what jewe ndi nyama Things say they wise. bikadogo hano yakubwiye gukiza You are a mumu man. Really? Nese ko ndi kubona umukobwa atunguwe izi ni za ndaya ushobora gusubiramo amagambo uvuze aka kanya ntumvugishe menshi subiramo ibi byose Emotional damage. nguranya muri ibyo ni ibi uvuze ngo iki ntago ari ibyo mubwiye ndakubwiye ngo subiramo ibintu uvuze aka kanya kandi usubirishemo ushaka kukubaza Kagoma ntusubirishemo subiramo amagambo uvuze ese kuri gutombokera ijambo umugabo kuri umva tuza amadatuza gatoya sheri mwiyorere ntase ugeze aha ngaha ugiye kuba umuyobozi ndakubajije ngo uvuze ko ndinde hano nanagutumye n'inyama ariko sinzi ibindi Kagoma gusa izi ni zo nyama wari yasoro ufite ntukanyinishe mani ntukanyinishe nk'ubu iki gishimi nimutuze akanako ni agakimana urafata sheri wanjye akanako nasoro ufite ufite sherise njye nawe wanjye mfite ndetse n'awanjye afite uzi ntabwo ari sheri wawe ni mubi bebe nimutuze ndabizi ndi mu ushobora kukwereka itandukaniro ry'umushi agenda wagicoco nabwo umva sisa umva twumvikane twubahane nakwereka icyo bise différent you know différent ari wowe ari na sheri wanje geto ni yanjye n'iyanjye Mumu man. oya tuvugisha geto ni yanjye ugase gato n'iyanjye gato n'iyanjye niba ufite imfunguzo niba tuvuga kuba nako ntacyo reka ntacyo umva mbabwire nyiri gato utagira urufunguzo aba ashika aho ngaho urufunguzo se mba mwese Ucishwa mukora muri hano. amafuti siba wowe siba siba se nyine se mwese mukora muri amafuti mwigendera sheri tumugisha ubukira nata mwanya wanjye none nta nage tugira uri kadogo hano sheri ntabwo nzi koko none se niba muzi igihe hano wenda mbese yakwicazaga hanze duceka aho ngaho umbarata sheri wenda aka kantu gatoya kabaye Umva mbabwire. twakaganiraho Umva akantu mbabwire. twakaganiraho Umva mbabwire. ariko kaguna nubwo ureba ibintu uri gukora Umva Kagoma yo Kagoma Kagoma nubwo ureba ibintu uri gukora oya bra hari ibitokinisha umva nkubwire umva rero gakobwa nibura agakobwa nibura akagore nibura agatware nibura agatukura kutari kubibona no mwarangiza bishika mwakazi nibura umugore nibura n'umukobwa nibura igiki umva sigana n'iyi kadogo yawe kabuze ko twari tugiye kuba yewe wari ufite baye hano cyangwa azinje sheri wambabarira waretse nkasobanura ko sheri waretse nkasobanura ibintu waretse nkasobanura imbere asi waretse nkasobanura si wakihanganye God have mercy upon us. Kagoma ndakwica Kagoma ntabwo yabibikoze mugarure niba ushaka mugarure
mugarura cya kagomugarure 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 bagende mara gutije gete ndashaka ko Marinette ndashaka umva nyine umva mubwira umva banza umva banza tuze banza mubwira sibanije gato cyane nyishyura amafaranga menshi utwara rero ufite ntacyo gusenga gikora mu kabari cyane cyane uko narinzanye base Kagoma wowe iki ubuso umuntu yakurongora niba ngukore biraye yeba umutima mubi Kagoma uriya mukobwa yagiye kubana rero abana n'ibiyanda uriya mukobwa twari dufitanye gahunda yo kubana yishanyije Kagoma wowe tuza amazi Kago ngiye kugukubita urinde mukiza ngiye kugukubita nanjye uramemukiye mana tuza ndagukubita ngiye kugukubita wuzaniho tuza ndagukubita kwirira tuza mana ndagukubita kwirira tuza ndagukubita mani tu urabona tuza uhambe ariko mutamwabaye mutemana ubura ko tumuruka mukurana kuri amafaranga nanditse atura samo Okay, ese mumbwire hagati yawe na shiri wanjye gato ni yanjye Azoe undi nawe kiri kugukora Ninde? nizere ko tuno tutari kudufata Uburaya ngo amari Alo. Reka muhamagare wese ko nabimuhereje nk'iki. Mbona nimenyereza ikinirwa mu ruhame ariko nawe ari ngaba azakatoka nyina nyirakuru yamwagirira nyirakuru Kagoma ushatse nako ntabwo ari gukora ntabwo ari gukora Kagoma wenda kwini ikabimuratesha gusiga amore oya ugite wumvise wewe tukana mani murakishimi nawe base ne iki nawe kumbaza ngo ndetse mbona ntuzi bigikomeje Muze. Action. kiriya cyumba nicyo njya niciramo utwana Usha mufana? kiriya cyumba tugende ati tugende Cut.